umumentor, umucoach, inshuti, cyangwa se umucheerleader cyangwa se umuntu gusubizamo intege. Ngo aba ni abantu bane umuntu wese yateye imbere cyangwa se umuntu wese ushaka gutera imbere akeneye mu buzima bwe. Uyu munsi nibo tuza kuvugaho. Hari umuntu waciye umugani aravuga ngo umutwe umwe wifasha gusara, ariko ngo dukeneye abandi ngo tubashe gutera imbere. So ibyo nibyo turuze kuganira uyu munsi. Let's go. Muraho rero abakunzi ba VIP TV, aba VIP muraho se mumeze neza, mwagize icyumweru cyiza. Nongeye kubahobera cyane. Uyu munsi rero turongera tuganire ku bintu byiza nkuko mubizi. Uyu munsi turazaganira ku bintu bya self development cyangwa se ukuntu wakwiteza imbere. Abantu rero mubonye kino kiganiro bwa mbere, nk'iki ni legacy cyo kuba VIP TV, tuganira ibintu byo kwiteza imbere, ubwenge bwa buri munsi, business ndetse na entrepreneurship. So niba ukunda ibiganiro nk'ibyo, subscribe hanyuma sharing iyi video. So icyo turi buzoganira uyu munsi, tumaze iminsi cyaba VIP tuganira cyane ku bintu nakwita how to, ni gute twagura inzu, ni gute twainvestinga, ni gute twasavinga amafaranga, ni gute twatangiza business. Ariko uyu munsi ndaza guhindura gatoya, tuze kuganira ku kuntu noneho dushobora kwiteza imbere nkawe w'umuntu ku giti cyawe. Uyu munsi ndaza kuganira namwe abantu bane ukeneye mu buzima bwawe, ariko baza kumana kugeza ku musozo ndabaha wa gatanu wa bonus. Aba nta bantu bane ukeneye mu buzima bwawe. Itekereza umugabo witwa Charlie Jones yaravuze ngo you'll be the same person you were today in 5 years if it wasn't for the books you read and the people you meet. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo wowe nk'umuntu wagakwiye kuba uri utarahinduka mu myaka 5 iri, ariko kizaguhindura mu myaka 5 iza ngo ni ibitabo uzasoma cyangwa se ubumenyi uziga cyangwa se abantu uzahura nabo. Hanyuma undi nawe aravuga ngo uyu ni umugabo nkunda cyane w'umuhanga wa Salomo muri Bible, mu gitabo cy'imigani yaravuze ngo ugendera ngo muri kanso y'abahanga cyangwa se ugendana n'abahanga nawo umuhanga ngo ari kwenda n'abapfapfa ntabwo murumva ukuntu bigenda. Hari n'undi wavuze ngo uri average ngo y'abantu batanu bari close to you. Nimwibaze ikintu, reba inshuti zawe 5 ziri iruhande rwawe ngo uri average yawe, nivuga ngo nawe umeze nkazo. Rero uyu munsi reka duhere kuri abo bantu, duhere ku wa mbere. Uwa mbere ni witwa umumentor. Umumentor aramukene. Umumentor ni umuntu uba ushaka kuba aho ari. Uyu ni umuntu uri mu bintu nawe uriho urakora cyangwa se ibintu ushaka kugeraho. Uyu ni umuntu ureberaho, ni umuntu abantu benshi bakunda kwita role model. Uyu ni umuntu uvuga uti ndashaka kuzaba kuriya, ndashaka kuzagira hariya. Uyu muntu arakwiinspiring, ukumva urashaka kuzamera nkawe, ukamwigiraho. Rimwe na rimwe hari igihe uyu muntu muba mutari kumwe, hari igihe utanamuzi. Hari igihe benshi dushobora kugira aba mentors mu bitabo, mu video, tukabareba tukabigiraho. Ni very, very important kugira aba mentors. Nimwibaze umugabo witwa Mark Zuckerberg wavumbuye Facebook avuga yuko Steve Jobs ari wamubereye mentor. Hanyuma Bill Gates avuga ko Warren Buffett aramubereye mu mentor. Sinivuga ngo birahari iteka ryose. Iyo uri umuntu ushaka kugera ku kintu kandi ya mu buryo bwa business cyangwa se kuba successful muri career yawe cyangwa se no mu kindi kintu ushaka gukora, nta wagera udafite umuntu ureberaho nko mu mentor ushaka kuba nkawe. Sasa abagira chance, abagira amahirwe mukaba mufite aba mentors bari kumwe namwe uzi ushobora kugeraho ukaganiriza ukaramutsa. Ni byiza aba bantu baguha inama, mubonana rimwe mu mezi 2, rimwe mu mezi 3. Ni byiza rimwe na rimwe kubasohokana ukabajyana mukaganira, ukaba wanditse ibintu byose ugomba kubabaza, ukababaza uko ubonye iminota yabo 30-40 bazi ibintu byose, ibyo baciyemo, uko ibyo bahuye nabyo, kugira ngo ubashe kwigira mu nzira baciyemo, hanyuma wandike hasi. Aba mentors bangena ba pressuringa cyane. So ni kuvuga ngo abo ngabo nibo bantu ba mbere ukeneye mu buzima bwawe. Umuntu wa kabiri ukeneye mu buzima bwawe kugira ngo utere imbere ni umuntu tw'umucoach. Umucoach atandukanye n'umumentor. Umumentor wibuke ni umuntu ugutera inspiration, ni umuntu kureba ugashaka kuzaba nkawe. Umucoach we ni umuntu mugomba kuba muri kumwe, waragusunika gupushinga. Abantu benshi mureba sport, mureba umupira, mureba basket, mureba ibintu byose, murabizi ko buri team yose ifite umucoach, ifite umuntu uhagaze hariya ureba ukuntu bakina akaza akubwira ati rukanka cyane, hariya wirukanse boro, cyangwa akubwira ejo mu gitondo ati byuka kare dukora ikintu.
umucoach nuko ameze. Umucoach ni umuntu ushobora kubona ibintu bikurimo, ushobora kubona potential zikurimo, skills zikurimo, akagusunika, akagupushinga kuzikoresha, akagusunika kuzigeraho vuba. Uyu nguyu ni umuntu ushobora kubwira ati he, uyu munsi akira kino gitabo, tuzongera tuvugane nyuma y'ibyumweru 2 uzabe wakirangije, turebe aho wagize hanyuma tubashe gukora. Uyu ni umuntu ubura aho ngaho, akazi ke ni wowe washinzwe kukugeza kuri goals zawe. Ni ukuvuga ngo wowe uvuga ibyo ushaka kuzageraho, warebeye ku momenta, hanyuma umucoach akazi ke ni ukugufasha kuzigeraho. Ni umuntu uguchallenginga buri munsi, ni umuntu ukubwira ati wabyutse kare, wagize wakoze ibi. Murabizi abantu benshi n'abantu bashaka kubura ibiro bagira aba personal trainer, aba coach, bababwira bati wari iki uyu munsi, turukanke cyane tugende. Icyo nicyo kintu umucoach akora. Uyu muntu rero akenshi bano bantu bakunze kuba professionals, so byabatangaza mumenye ukuntu abantu benshi ubu ngubu baratera imbere, bafite aba coach, bafite aba life coaches, bafite aba career coaches, bafite aba financial coaches, bafite abantu benshi baba coachinga mu buzima bwabo. Ngiye nk'urugero rwanjye mfite aba coach babiri. Mfite a coaching program ndimwo ya John Maxwell, iyi ni kuri leadership. Mbishyura buri kwezi, hanyuma bakamholding accountable, bakamfasha, nibo banyigishije kumenya gusoma igitabo, kugira iki, ibyo bintu byose. Mfite n'aba coach muri real estate nigeze kujya. Abangaba ni ikintu nacyo mvuga ni sinari kuba ngeze ahantu ngeze ntafite aba coach, ntafite umuntu pushing, umuntu ushobora kunyereka yuko shobora kuvamo n'ibyo nanjye ntarinze. Umucoach ni umuntu wa kabiri ukeneye mu buzima bwawe. Umuntu wa gatatu rero ukeneye ni umuntu witwa cheerleader. Cheerleader rero ni umuntu ubelivinga muri wowe. Article nari ikunze cyane, by the way, article nayivanye muri Business Insider. Umuntu wanditse kuri uyu muntu yavuze ko amwita cheerleader. Cheerleader ni umuntu ubelieving in zawe. Uyu ni wa muntu ubwira akabelieving in, akabwira no matter what, believing in you, believing yuko wagira ku kintu ugira. Ibintu byose uvuga warakwankurage. We ntameze nk'umucoach ukubwira ati nicyo utakoze ngo holding accountable. Uyu they believe in you. Ngiye nk'umucheerleader wanjye wa mbere n'umudamu wanjye aransharinga ikintu cyose mvuze, aransupport. Mfite n'abandi cheerleaders benshi, n'umwe mu mentor wanjye aransharinga, abambwira ati ntacyo utagiraho Nick, I believe in you. Bene aba bantu bagufasha gusubizamo imbaraga, ukumva yuko koko wagera kure. So ntabwo uvuye ku umucoach agukubita hasi akakwereka ukuntu hari icyo ugomba gukora, hari ibyo ugomba gukora. Cheerleader akwereka ati yes you can do it. Ugiye gusubizamo imbaraga, arakubelieving ibintu byose ushoboye. Abantu muri married, ubundi umuspouse wawe, umuntu mwashakanye, ni ugomba kubera cheerleader wa mbere, umuntu gusupporting, umuntu uri aho ngaho avuga ati yes, akizera imigambi yawe, akabona yuko koko wabigera. Uyu ni umuntu ukenewe cyane mu buzima bwawe. Umuntu wa kane rero ukeneye mu buzima, uyu nguyu ni witwa inshuti cyangwa se friend. Uyu muntu wa muntu wisanzuraho ukabwira icyo utekereza, uko umunsi wagenze, uko bimeze byose neza, ukambwira nta kintu umuhishije. Ariko uyu muntu agomba kuba ari wa muntu, abenshi tugira inshuti ariko zitari inshuti nziza, kubera ko inshuti zacu nyinshi tugira ntushobora kuzibwira aho udashoboye cyangwa se weaknesses zawe cyangwa se ibyakunaniye, kuko benshi bahita bakoresha weaknesses zawe bagashaka gutenga advantage yawe. Ariko iyi nshuti, niba ufite inshuti ushobora kubwira ukuri, ikagukunda kubera ukuri, batagukundiye ibyo ufite cyangwa se batagukundiye iki, abantu mufite izo nshuti muzifate neza, kuko izo nshuti ntabwo zoroshye kuzibona. Uyu muntu rero uramukeneye no muri success, uramukeneye no muri career, uramukeneye no muri professional yose ushobora kuba urimo. Ukeneye just a friend, umuntu muganira ahagukunda kubera wowe. Ntimuganira akazi, mugira iki, arakubwiza ukuri, ukamubwira ukuri, hanyuma mugasohokana muri weekend, mugaganira, mugaseka. Uyu muntu akakwibutsa yuko ubuzima si only about success cyangwa se gutera imbere, ahubwo mushobora no guseka. So uyu muntu nawe arakenewe muri abantu ukeneye. Nkuko narababwiye, umuntu wa gatanu abagumanye nanjye ngomba kubaha ka bonus. So umuntu wa gatanu ni uwitwa umupartner. Uyu nguyu ni umuntu not only ni inshuti yawe cyangwa se n'umucheerleader, ariko ni umuntu wiringa kujyana nawe. Ni ukuvuga ngo vision yawe yose arayizera, mwajyana akakubera partner. Bene uyu muntu biba byiza cyane cyane iyo skill set ziwe cyangwa se byaze gukora byuzuza ibyawe. Ni ukuvuga ngo wowe niba ukunda ibintu byo gukoresha intoki n'iki, bakabakunda ibintu by'impapuro n'iki, cyangwa se wowe niba ukunda ibintu navuga byo gukoresha umutwe, wakoresha ibyo gukoresha amaboko. Bene uyu muntu ni umuntu uwiringa
wiga kujyana nawe, uvuga uti uyu muntu turuzuzanye, uyu muntu twajyana mu buryo bwo gutegereza turumvikana, ndetse niyo twazagera ku bintu byo byose bijyanye n'amafaranga n'iki byose ntacyo twapfa kuko twumvikana neza. Uyu ni umuntu rimwe na rimwe abantu benshi badakunze kugira, ariko hari igihe iyo bose bamaze kujya ku murongo n'uyu nguyu mubona cyangwa se ukanababona benshi. Hari ikintu rero benshi muze kuza kumbaza, mukaza kumbaza atari kugaye, nkeneye umumenta, nkeneye umukoci, nkeneye friend, nkeneye umuntu w'umucheerleader wansubizamo imbaraga, ariko se abo bantu nabakura hehe? Cyangwa se njye nsaba umuntu ambere umumenta? Here's the thing, ngiye kubabwira uburyo ushobora kubona aba bantu. Ikibazo impamvu tutabona bano bantu mu buzima bwacu nuko dufite mindset cyane cyane twebwe abantu baturuka mu bihugu byo muri Afrika yo gufata. We are only takers. Tuba dushaka gufata. Ntabwo ushobora kubwira umuntu uri busy wibereye mu kazi ke ngo kubera umumenta gusa. Nta mwanya ufitiye, nawe afite akazi kenshi. Ariko icyo ujyana mindset nawe yo gutanga. Urareye ugasanga ese niki ngiye uriya muntu namuha akeneye kugira ngo nawe aze mu buzima bwanjye. Niye nk'ubusi ukubeshya, aba mentors banjye ni abantu bari very successful ndeberaho, ariko nanjye narebegire nsanga ese niki nafasha. Benshi aba basaza nkumva okay, njyewe nabafashe nabagira kuri tele nagira gutya. Iyo ngiye kubareba mbashira ama gifts, buri kwezi ngomba kubasohokana kandi nkishyura, kandi barandusha ubutunzi naho duhuriye. Icyo rero ni ikintu kuko ujyana mindset yo gutanga. Iyo mindset yo gutanga nawe urahabwa. Iki nicyo kintu shaka ngo niba uri umuntu, niba ukiri young person ushaka gutera imbere, urashakisha moment, urashakisha jyana mindset yo gutanga, nawe urebe icyo wafasha uwo muntu. Wibuke kandi nuko aba bantu bose uko ari batanu nakubwiye mu buzima, nubwo ubakeneye, ariko nawe reba niba waba umuntu, niba waba umwe muri aba bantu ku mushuti wawe. Reba niba hari umuntu wabera umu mentor, niba hari umuntu wabera umu coach, niba hari umuntu wabera umu friend, niba hari umuntu wabera umu cheerleader. Nawe ugomba gutanga ibyo uhawe n'abo bantu ukabiha abandi. Iki niko gutanga. Iyi niyo ryo banga rya success. Umugabo witwa John Maxwell yaravuze ngo one is a very small number to achieve greatness. Ngo umuntu umwe ngo numubare muto kugira ngo ugire icyo ugeraho. Hanyuma hari na African proverb bivuga ngo niba ushaka kugenda vuba genda wenyine, ariko niba ushaka kugera kure jyana n'abandi. Icyo nicyo mbasigiye aba VIP uyu munsi, nimutekereze muri abo bantu. Ese uri umu mentor, uri umu coach, uri umu cheerleader, uri umu friend w'umuntu, cyangwa se ni bande aba cheerleaders, ni bande aba friends, ni bande aba mentors, ni bande aba coach bawe? Bitekerezeho, tuzongera kubona gutaha. God bless you, bye bye. Ni mu commenting mutubwire niba mufite abo bantu cyangwa se namwe niba mugiye kubera abo bantu abandi bantu. Bye bye.